ndashaka inkunga yo kugira ngo munshakire imodoka ingeze Indera bakancisha mu cyuma mukamenya niba ndi umurwayi wo mu mutwe kuko iyo byandushije kujagata umurenge ntugira umutekano. Kandi ikindi kibazo abana banjye b'imanga najya kubona nkabona baje bansanze mu muhanda aho nicaye. Atasa! Okay. Ushaka umusore umeze utugo? Cyangwa umusore unanutse. Cyangwa umusore unanutse. Unanutse? Afite imyaka ingahe? 25. Mureke twihangane niduseka uyu muntu. Ndabizi mutangiye gutwenga. Uyu mubyeyi ubu tuvugana aka kanya yamaze kwamamara kubera ibintu avugiye imbere ya meya na vice meya n'indi nteko yose yari yateranye muri ako gace. Ndakeka neza uyu mubyeyi mwamubonye kuri ari gutrendinga kuri TikTok, ku Instagram, ahantu hose ari kugenda antrendinga, nyine ari kugenda amamara kabisa kubera amagambo yagize yivugiye. Yavuze ngo nibamushakira imodoka imujyana kwa muganga. Umva amagambo yavuze ngo sinyeneye imodoka, sinyeneye ibigo, sinyeneye imyenda yo kwambara, nta n'ikindi kintu nyeneye, ahubwo nyeneye imodoka izanjyana ikangeza Indera kugira ngo basuzume barebe ko ndi muzima, ngo kubera yuko iyo bijaguye umurenge ntabwo ugira amahoro. Bivuze ngo umurenge wose nta mahoro ugira kuko iwe byajaguye. Mwawe ikaze rero. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ihangana ukore subscribe kugira ngo tujye tubana. Hanyuma reka mukinire zino nkuru, mukinire no nkuru y'uyu mubyeyi, hanyuma uraza guhita wumirwa. Ariko naranajya kure, mubanze murebe uno musore nanone witondetse ku modoka, yagera imbere agasanga ni pandagare, agashaka kwisimbuka akabona ntibigishoboka. Kandi murabizi pandagare ibonye hagiye umuntu igendera ku muvuduko munini cyane. Ubwo rero yarangiye nawe afunzwe kubera yuko nta rundi ruhare, baketse ko ari ibindi ashaka, ariko wenda bazamurekura atahe. Muhawe ikaze. Murakoze bavandimwe inshuti z'Imana. Izigiye igihe. Ikibazo mfite ni ikibazo cyo mu mutwe. Witwa nde? Nitwa Mukantegereje Sarafina, nkaba ntuye mu murenge wa Nyankenye, akagari ka Rutete, umudugudu wa Ruhinga. Maze imyaka 5 mu muhanda, mfite ikibazo cyo mu mutwe, mfite abana 2 b'impanga biga ku kigo cya Ruhinga. Noneho njye naje ku murenge nanga ikibazo 5. Ndababwira ni ngiye ikibazo mfite, sinshaka amafaranga, sinshaka imyenda yo kwambara, sinshaka ibyo kurya. Ndashaka inkunga yo kugira ngo munshakire imodoka ingeze Indera bakancisha mu cyuma mukamenya niba ndi umurwayi wo mu mutwe kuko iyo byandushije kujagata umurenge ntugira umutekano. Kandi ikindi kibazo abana banjye b'imanga najya kubona nkabona baje bansanze mu muhanda aho nicaye, babirukanye bari kubaka amafaranga kandi ntacyo nkora. N'ubu ngubu namaze imyaka 5 ndara mu muhanda, Ariko hari naje. nakubitwa naza gutanga ikibazo bakambwira ngo ndi umusazi, ntibakemere. Ikibazo cyanjye abaturage barakizi. Mukantegereje Sarafina n'abaturage ikibazo cyanjye barakizi. Muhamagaye no ku kigo cya Kigogo, hari taransiferi yahapfiriye ubusa. Sarafina Karame. Vice Mayor, ibyo usaba bi Nahise mbiva. None ese wabanje ukarangiza ishuri sheri? Byaranze nyine. Ntabwo mba nyine mu ishuri nabonaga nyine bitari. Umugabo rero Ndashaka umukunzi. uheruka mu rukundo ryari se? Hashize iminsi. Ingahe? Hashize igihe uwo twari turi kumwe nyine twarashwanye.